zibari imbaraga zikurwanya. Urota urya inyama gute? Nije ukarya inyama uryamye, abo ni abadayimoni. Imana igukureho izo mbaraga. Urawiruka mu marimbi uryamye, zibari imbaraga zikurwanya. Ukumva abantu baraguhamagara nijoro uryamye usinzira, izo ni imbaraga zikurwanya. Imbaraga zikurwanya naho ziguteza inyatsi nyine. Iyo inyatsi imanutse, diyabete uteza inyatsi. Yesu ashimwe bakunzi basubizwa TV. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha imbaraga, ndabakunda ndabubaha. Amazina yo mumaze kuyamenya, nsenga yumva Shakorode. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza mu byo murimo byose. Ariko icyambere kuko kw'Imana kubabeho muri ku kwezi, kuko kw'Imana kubabeho mu izina rya Yesu. Ndumva nshaka kuvuga ku ijambo ry'Imana, nkanasobanura n'imbaraga zibarwanya izarizo, ukamenya uhagaze n'icyo ugomba gukora n'uko ugomba kwitwa nuko ugomba gusenga usenya karande zikugenda utuma udatera imbere mu izina rya Yesu. Reka tumanze dusome ijambo ry'Imana aya masaha. Tugiye gusoma muri Yobu ibice 42 ku murongo wa 2. Haravuga ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Tuvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo, nkasobanura no kuri iri jambo ko Imana ishobora byose, ariko nindi sobanura ndataka no ku kintu cyitwa karande zirwanya abantu zituma badatera imbere. Ubuzima urimo sibwo buzima wakagombye kuburimo. Ubuzima wicayemo sibwo bwawe. Aho akagombye kubugeze si hugeze. Ibyo akagombye kufite si byo ufite. Ushobora kumbaza ngo ese nukubera iki? Iyi imbaraga zikurwanya ku buzima bwawe ntabwo wazisobanukirwa udasenga. Wazisobanukirwa, niyo mpamvu abantu ibintu byose ufata nk'ibisanzwe. Ibintu bije byose bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko iyo wegeye Imana cyane, usenga cyane, Imana igenda igwishurira kubikurwanya. Ese reka ngutangarize ku rugero rumwe. Ni kuki ubyara upfusha? Haba harimo imbaraga zikurwanya ku buzima bwawe. Mbese ni kuki urugo rwawe ushaka umugabo wa mbere wa kabiri? Izo ni karande z'imbaraga zibarwanya. Haba harimo imbaraga z'abakonikoni zibarwanya, zitifuza ko mutera imbere ku buzima bwanyu. Ikindi cya gatatu, ni kuki utwita izo mbaraga ziba zikurwanya muri ubwo buryo? Utwita izo nda zikavamo ni imbaraga ziba zikurwanya. Bivuze ngo we barakugerageza, abakonikoni bakakurwanya, ntuhishurirwe ngo unasenge ngo uvugane n'Imana. Atake izo mbaraga iyo zimanuka ntizifuza kutera imbere, nuko byarupfusha, nukugira ngo umugabo wakurambirwa gute. Izo atake z'imbaraga ziba zikurwanya zikorera mu bantu, ntabwo zikorera mu biti. Niyo mpamvu imbaraga iyo ziturwanya ntabwo ziri kure yacu, ziri mu batuziranye nabo, abo twasangiye nabo, abo twagendanye nabo. Nta muntu waguhemukira atakuze, nta muntu wakurwanya atakuze. Niyo mpamvu cyakwigisha ku ijambo rivuga ngo kwegera Imana ishobora byose nibasha gusobanura ibyawe, ukagira niyerekwa, ukamenya aho uhagaze. Imana ishimwe cyane, haleluya. Wewe wa mukobwa we, ni kuki upfisha ubukwe buri munsi ukabibona nk'ibisanzwe? Aho ngaho hari take y'uruzingo, barakuzinze. Musore wa mbere aragiye, wa kabiri aragiye, wa gatatu bite? Kandi baza ukasanga baragiye nta n'ikintu umupfuye. Ukibaza impamvu. Ziba ari imbaraga z'icyangiro baguteye. Ariko Uwiteka Imana arabohora ubuzima bwawe uyu munsi. Numwemerera Imana kimwe cyane, wemerera Imana ikubohore. Ni guturota inzozi z'abantu bapfuye, gusurwa n'abantu bapfuye baza gute kandi uri muzima? Izo ni imbaraga ziba zikurwanya, zigambiriye kukwica ngo upfe nk'uko bapfuye. Ziragusura, nizuraharana nazo. Ukeneye kuza imbere y'Imana. Bivuze ngo hari imbaraga baba baragutambyemo ibitambo, ariko Imana iragukura aho hantu. Hereza Imana icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ni kuki ucuruza ugahomba kandi ufite ubwenge, ufite n'amaboko, kandi wizeye iki? Imana ishobora byose. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba gusenga Imana igakubita imbaraga ziturwanya. Yesu nashimwe. Uracuruza ugahomba,
inyatsi ikagutera, take ubuzima waciye mu biganza byawe barabitongeye baravuga ngo ntuzapfa wakiye, n'ibyo uzakira bizagenda. Ariko Imana ishobora byose, ndagutangariza aya masaha ibihombo wahuye nabyo ntuzongera guhura nabyo. Imana ishimwe cyane. Wasanga urimo urapanga ingendo zawe ugasanga zirahagaze, ejo zirahagaze, ejo zirahagaze. Ni ukubera iki? Dayimoni w'umuriganya arimo arinjira, ntiyifuza gutera imbere. Ariko Imana y'amahoro izaguha iterambere riturutseho. Imana ishimwe cyane. Ugomba gusenga Imana igatesha agaciro iki? Karande. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwa iyo umaze gusobanukirwa imbaraga zikurwanya, umenya no gusenga. Imana ishimwe. Ibaze nawe ufite abakobwa 5 mu rugo n'abahungu barahari, ukibaza ukuntu batabona akazi, ukibaza ukuntu batize, kandi Imana ishobora bingahe byose. Izo atake harimo imbaraga zibarwanya zitifuza ko biga, bakiga amashuri bakayasubika, abandi bana bakanga no gusubira ku ishuri, ugasanga barimo kubyarira he iwabo, abandi barimo kwishingira. Uwo ni umwuka ubarwanya. Ariko Imana ishobora byose, nuyegera Imana irakwegera, uvuga ngo amena. Bavuze yuko utazigera utera imbere, baragushatse barakubura, bakubabariza ku bana bawe. Ariko Imana nkorera, Imana nizeye, nigiye kuzingura ubuzima bwawe n'abana bawe. Imana ishimwe cyane. Ugasanga urwaye uburwayi, ugasanga amaguru yarabyimbye, ugasanga urakandagira, ugasanga amaguru yawe wakandagira ukumva ibintu birimo birakujomba, nango ukumva ibirenge byawe birimo ibintu bimeze nk'ibinya, ukumva imisira imirakurya, ukumva byazamutse bifata mu mavi, birimo birazamuka bigenda bifata umubiri wose. Izo ni imbaraga ziba zikurwanya wewe utazi. Kwa muganga bakabura indwara kandi wewe wivuza buri munsi, kandi wewe ubabaye. Izo ni take imbaraga zikurwanya. Ndifuza yuko Imana ishobora byose, Imana ishobora byose igiye kumanukira ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ikindi ugasanga umuntu ariyahuye, nundi ariyahuye, nundi ariyahuye. Uwo ni umudayimoni ubagenda utuma mudatera imbere. Uwo ni umuzimu utuma nta kintu mwakira. Niyo mpamvu iyo usenze cyane urayishyurirwa, ntabwo wiyahura. Imana ishimwe cyane. Ubuzima turimo turacama ya masaha, turimo turababazwa n'imbaraga ziturwanya, ariko Yesu ashobora byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ugasanga uratwite, igihe cyawe cyo kubyara ugasanga kirarenza. Ni gute kirenga kandi barakubereye amezi 9? Birenga gute? Take harimo imbaraga zikurwanya. Imana ishimwe. Ariko Imana ishobora bingahe byose. Ndagutangariza yuko uruzingo ubufite rwakakwisha, ariko Imana ikakurengera. N'aya masaha ndaje kukubwira ngo umenye imbaraga zikurwanya izarizo. Imana ishimwe cyane. Uri mu kazi, urimo urakora akazi, ntutera imbere mu kazi, ntuzamurwana mu kazi, kandi ukamazemo imyaka n'imyaka urimo uracuruza, uhora hasi. Kubera icyo udatera imbere se? Izo ni imbaraga zikurwanya, zirwanya iterambere cyawe. Ariko Imana ishobora bingahe byose. Baravuze ngo nyine uzabona dukeya tudafatika, uhari muri ubwo buzima, mbese buri muntu wese akunyureho agusuzugure. Ariko Imana nkorera ishobora byose ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Uyu Yobu Imana yamushoboreye ibye byose. Ndifuza yuko ku buzima bwawe, ni gute ushaka umugabo akaguta, ziba ari imbaraga zikurwanya kugira ngo tubaka urugo ngo utere imbere. Ni gute wirirwa mu kazi, ugakora akazi umeze neza, wagera mu rugo ugasanga uri kuvuga nabi, umujinya wakwishe, ukumva udashaka kuvuga. Iyo ni atake y'imbaraga ziba zikurwanya ku buzima bwawe. Ugomba gusenya izo mbaraga Imana igakorera muri wowe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Ukubaka inzu nunayirangiza igahagararira aho ngaho, bakaza ibyo bakawiteza cyamunara. Iyo ni take y'umudayimoni winjiye uziza aho hantu. Ariko Imana ishobora byose, niyo itanga inzu, niyo itanga amahoro, niyo yubaka, kuko ishobora byose. Ziba ari imbaraga zikurwanya. Uvutse uri muzima, ubaye ikiragi, ubaye debire. Gute ubaye debire? Umuntu yari ari kuvuga abaye debire gute?
take y'imbaraga zikurwanya naho zirimo zikwerekeza. Mbese munda byaranze uvuka uri muzima none uri kugenda ukura, uko ugenda ukura ukabona ubuzima burimo burasubira hasi, aho kugira ngo uzamuke urimo urasubira hasi. Ziba ari imbaraga zikurwanya. Urota urya inyama gute? Nije ukarya inyama uryamye, abo ni abadayimoni. Imana igukureho izo mbaraga. Urara wiruka mu marimbi uryamye, ziba ari imbaraga zikurwanya. Ukumva abantu baraguhamagara nijoro uryamye usinziriye, izo ni imbaraga zikurwanya. Ndagusobanurira. Haleluya, haleluya. Ukaryama ukavuga ngo naroteye mu kuboko, abandi barotera mu kuboko. Ngo none ukuboko kurimo kuranja, waroteye mu kuboko gusa. Ukuboko ntabwo barotera mu kuboko. Umuntu arota inzozi zifatika wasubiriramo n'undi. Ziba ari take imbaraga zaraye zikurwanya. Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ikindi cyaka kugutangariza ku buzima bwawe, ni gute ubuzima wicayemo aya masaha wowe ubwawe urike sanga urwaye umutima, diabete kubitiyemo, umugongo kubitiyemo, ibibyimba mu nda bikubitiyemo. Izo ni take y'imbaraga zikurwanya ku buzima bwawe. Uvutse uri muzima utangiye kurwara indwara zigeze mu bihumbi utabara. Mbese wabuze n'umuti. Take y'imbaraga zikurwanya naho ziguteza inyatsi nyine. Iyo inyatsi imanutse, diabete uteza inyatsi, hari amafaranga utanga. Umutima uguteza inyatsi, hari amafaranga utanga. Ayo maguru urwaye, hari amafaranga utanga uyavuza. Ariko Imana ishobora byose iraguhagurutsa. Mana ishimwe cyane. Ukarara wumva, mujya mwumva ibintu birara ku mabati wenda nk'iwanyu hamwe na hamwe, mujya mubyumva ukumva nk'ikintu kiraje nijoro. Bajya bavuga ngo bya bindi biguruka cyane cyane nijoro cyane, kumva ikintu kiririye hejuru y'inzu. Ndumva ni igihunyi na mu yandi magambo, kumva kirimo kiravuga ukuntu, kirimo kiravuga cyane gisakuza. Izo ni take y'imbaraga ziba zikurwanya. Ukumva imbwa iri kuririra ku rugo rwawe, ukumva amapusi ari kurira. Izo ni take y'imbaraga zikurwanya. Tesha agaciro abo badayimoni bakuvire ku rugo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu ni ubusobanuro bw'iyereka Imana yagiye ima. Ubuzima wicayemo ntabwo ari bwo buzima wakabaye wicayemo. Amashuri yawe yarahagaze, ariko Imana ishobora bingahe byose. Imana ihimbazwa cyane. Ndagutangariza yuko ku buzima bwawe ukeneye gusenga Imana. Ufite abana barakunaniye pe, nibo mbese nibo babaye abagabo mu rugo, nibo bataha saa sita z'ijoro, nibo bataha saa tatu, nibo bataha saa yine. Mbese nibo bakubita inzugi. Aho ngaho wavuga ijambo ugasanga ni ibibazo. Bakaba ngo wowe mama tureke, wowe papa tureke, turishoboye, dufite ubwenge. Ubwenge butakwigisha gutaha kare ni bwenge ki? Ubwenge butakwigisha gusobanukirwa kubaha Imana ni gute? Take y'izo mbaraga zarinjiye zirimo zirakurwanya, ariko usenga Imana cyane gukura muri izo karande. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugasanga mu rugo rwanyu umwana arwaye, undi ararwaye. Mukagukenya ukinjira mu rugo, mukagukenya ukinjira mu rugo. Washatse nahabe, washatse mbese nawe bikamuyobera, wakoze ubukwe nawe bikamucanga. Ugasanga nayo mazina duhoramo. Niyo mpamvu Imana dukorera yiteguye kutugira neza, ariko dukeneye gutindana n'Imana ishobora bingahe byose, ikabasha kuturinda ibyo byose biturwanya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kugutangariza yuko ku buzima bwawe igihe wicayemo si cyo cyawe. Ukeneye gusenga Imana ikagutereka mu gihe cyayo. Imana ishimwe. Wicaye mu buzima bugoye, wicaye mu mibereho igoye, ariko Uwiteka Imana ishobora byose niuje ku buzima bwawe. Job Imana yamuhagurukije mu mbaraga zayo. Job Imana yamukuye mu gihe cyari gikomeye, abantu batazi. Imana imusobanura mu bihe abantu batazi, ariko yagize iyerekwa. Yari yaratunze amafaranga, yari yaratunze amamodoka, yari yaratunze amazu. Wowe utunze iki? Wowe ufite ibi?
amen. wowe ufite ibihe, niyo mpamvu ubuzima bwawe ukeneye gusenga Imana ikagukuraho izo karande, gusenga Imana ikaguhuza n'umugisha wawe, gusenga Imana ikakwagura mu nzozi, ikakwagura mu rugo rwawe, ikakwagura mu kazi kawe, ikakwagura mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Imana ishimwe cyane kuko ishobora bingahe byose. Ntukavukire mu buzima bubi, gupfire mu buzima bubi, uzabyange, kandi Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Mwajya ku buzima bwanyu bwa buri munsi, amahoro y'Imana bane namwe kuri Subizwa TV, kandi ukomeze gukora share, ukomeze gukora comment. Imana iguhe umugisha, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwiteka Imana we mu byanyu kandi abagire neza, kandi ukore subscribe, Imana izakugirira neza. Murakoze cyane. Amen, amen.